Reka nongere mbashimire wowe wahisemo gukurikira amakuru ndetse n'ibiganiro bya KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ni amakuru mabi cyane, ni inkuru ibabaje ikomeje kubabaza abagiye batandukanye, by'umwihariko abatuye mu karere ka Gatsibo ndetse n'abagenderera aka karere, bitewe n'ibyo biboneye amaso ku maso nyuma y'uko hagaragaye umurambo w'umusore wishwe urupfu rw'agashinyaguro. Ibikomeje gutera ubwoba abagiye batandukanye bo muri kano karere. Benshi barimo kwibaza icyaba cyatumye uyu musore yicwa urupfu rubabaje cyane. Ese ni bande bakoze aya mahano yahamuye benshi bagiye batandukanye? Kuri ubu inzego z'ubuyobozi n'iz'umutekano zaba zatangaje iki? Ibi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nibyo bikubiye mu makuru twaguteguriye uyu munsi. Icyakora icyo tugusaba ni uko wadutera inkunga uyu munsi, maze ukareba munsi y'amakuru yacu urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazugira kaza nuko ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gatoya ubundi tuze tubavira imuzi n'imuzingo iby'aya makuru akomeje kubabaza abagiye batandukanye yabereye mu karere ka Gatsibo. Reka nongere mbahe ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ni mu karere ka Gatsibo humvikanye inkuru yateye benshi kongera kwemeza ko hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda hakirimo abantu bafite umutima w'ubunyamaswa. Ni nyuma y'ibyo bakoreye umusore wasanzwe yishwe wo muri kano karere. Iyi nkuru ikomeje kubabaza abagiye batandukanye, yabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 30 Nzeri 2024, nibwo mu mudugudu w'Ubutatu akagari ka Gakomeye mu murenge wa Kiziguro wo mu karere ka Gatsibo hagaragaye umurambo w'umusore wishwe akaswe ijosi n'abagizi ba nabi, ariko batahise babasha guhita bamenyekana. Bamwe mu baturage babonye uyu murambo w'uyu nyakwigendera batangarije itangazamakuru ko bamenye amakuru ubwo bahururizwaga n'umumotari wari unyuze ahantu yari yapfuye, noneho yabona umuntu aryamye hasi yakwitegereza neza agasanga yishwe akaswe ijosi, nawe ahita atangira gutabaza. Umwe muri abo yagize ati, numvise umumotari arimo guhamagara kuri telefone avuga ko hari umuntu abonye yapfuye, noneho mubajije ahita anyereka umurambo, nitegereje neza sanga yishwe akaswe ijosi, noneho fata igitenge nari nambaye mpita mworosa mutwikira no mu maso kuko wabonaga ko ababaje kandi ibi kumubona biteye ubwoba. Abaturage kandi bakomeje babwira itangazamakuru ko abishe nyakwigendera bamwishe urubozo bitewe n'uko bamukase ijosi bakarirambika iruhande rwiwe. Abo kandi bakomeza batangariza itangazamakuru bagira bati, aba bantu ni inyamaswa, bamwishe urubozo bitewe n'ukuntu bamukase ijosi rigatandukana n'igihimba. Iyi nkuru ibabaje, iyi nkuru iteye agahinda, iyi nkuru kandi ikomeje kugarukwaho n'abantu benshi hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zo mu Rwanda ndetse n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Yanababajwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kiziguro Kanamugire Innocent. Ku murongo wa telefone yahamirije iby'iyi nkuru mbi cyane itangazamakuru, avuga ko iperereza ryahise ritangira ngo hamenyekane icyihishe inyuma y'urupfu rwa nyakwigendera. Ubwo yasubizaga itangazamakuru mu magambo ye yagize ati,
Nibyo koko ayo makuru ni impamo. Kugeza ubu iperereza ryahise ritangira ngo hamenyekane icyihishe inyuma y'uru rupfu rw'uyu musore. Umurambo wa nyakwigendera wahise ujyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kiziguro biherereye mu karere ka Gatsibo kugira ngo ukorerwe isuzuma haze kumenyekana icyaba cyihishe inyuma y'urupfu rwa nyakwigendera. Abaturage ba nyakwigendera wari usanzwe atuye mu mudugudu wa Isangano muri kano kagari ka Gakomeye bakomeje bavuga ko umuryango wa nyakwigendera ukwiye ubutabera ku buryo uwaba wamwishe yazanwa imbere y'abaturage akavuga icyatumye amwica ndetse agahanwa by'intangarugero. Iyi ni KN Radio ukomeje gukurikira, ishakiro rukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Iyi ni inkuru y'icamugongo yumvikanye mu karere ka Gatsibo aho basanze umurambo w'umuntu wishwe ndetse barangiza kumwica bakanamushinyagurira, ibikomeje kubabaza abagiye batandukanye yaba ari abatuye muri kano karere ndetse n'abagenderera aka karere. Ndagushimiye we twabanye mu makuru yacu y'uyu munsi. Icyakora niba ari ubwa mbere dusuye, ndakwinginze mukunzi wacu jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, uhita ukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako uhita ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Mu gihe kandi umaze kumva iyi nkuru yisangiza abandi kugira ngo bumve aho ibyiza biri ko nta handi ari hano kuri KN Radio. Si ibyo gusa kandi mu gihe umaze kumva iyi nkuru jya ahatangirwa ibitekerezo maze uduhe igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'icyo utunenga nacyo ucyandike kugira ngo tuzamenye icyo tuzakosora kugira ngo tujye tubagezaho amakuru yizewe kandi meza hano kuri KN Radio. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.